tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda, umuco wacu mugezwaho n'inteko y'umuco. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa no gucengerwa byimazeyo n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda, umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku murage n'inyandiko biri mu nshyinguranyandiko y'igihugu. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Ese iyo tuvuze serivisi z'inshyinguranyandiko y'igihugu bishatse kuvuga iki, Marie Claude? Serivisi z'inshyinguranyandiko y'igihugu ni rimwe mu mashami agize ikigo cy'inteko y'umuco rishinzwe gukusanya, gutunganya, kubika no kubungabunga inyandiko hamwe n'umurage uri mu majwi n'amashusho. Iyo bimaze gutunganywa bishyirwa ahagaragara kugira ngo Abanyarwanda bamenye amateka bibumbatiye. Uwo murage n'izo nyandiko biba byaturutse hirya no hino mu bigo n'inzego za leta. Iryo shami rikorera ku Kacyiru mu nyubako Minubumwe ikoreramo. Nuwuhe murage cyangwa se inyandiko bibitswe mu nshyinguranyandiko y'igihugu? Zimwe mu nyandiko zibitswe mu nshyinguranyandiko y'igihugu twavuga nka raporo z'ibikorwa mu nzego n'ibigo bya leta guhera mu gihe cya gikoroni. Raporo ya mbere dufite niyo mu mwaka w'1924. Hari kandi n'imbwirwaruhame z'abayobozi, hari inyigo, imishinga n'izindi nyandiko. Nk'umurage mu nshyinguranyandiko y'igihugu tuhabitse amafoto y'abayobozi b'igihugu mu bihe bitandukanye, yewe hari n'amafoto y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, hari amafoto agaragaza ibikorwa birebana n'imiyoborere n'iterambere ry'igihugu n'ayandi. Dusangamo kandi filime mbarankuru zo mu gihe cya gikoroni. Tunasangamo n'indirimbo n'imbyino nyarwanda zo mu gihe cya kera. Ese uwakenera gusoma inyandiko cyangwa se uwo murage agakenera kuwureba yabigeraho ate? Uwifuza gusoma izo nyandiko cyangwa kubona uwo murage ashobora kugera aho iryo shami rikorera tukamufasha. Ashobora kandi kutwandikira kuri email y'ikigo info@rwandaheritage.gov.rw akagaragaza icyo yifuza, hanyuma tukamufasha kukigeraho. Turashishikariza abantu kugana inshyinguranyandiko y'igihugu kugira ngo basome izo nyandiko, bumve, barebe uwo murage, bityo barusheho kumenya, banasobanukirwe amateka y'igihugu cyacu. Birumvikana inteko y'umuco nk'ikigo gifite mu nshingano zacyo kubungabunga uyu murage uri mu mashusho ndetse no mu majwi. Hari ingamba cyateguye kugira ngo uyu murage ndetse n'inyandiko biri mu majwi ndetse no mu mashusho birusheho kubungabungwa. Watubwira zimwe muri izo ngamba, Marie Claude? Ingamba ni nyinshi. Twavuga nko gukomeza gushakisha, kubika no kubungabunga inyandiko n'umurage bibumbatiye amateka y'igihugu aho biri hirya no hino mu nzego n'ibigo bya leta, mu bigo by'abikorera ndetse n'ibiri mu mahanga. Hatangiye kurebwa uburyo nabyo byatarurwa. Indi ngamba ni ugukomeza gukora ubukangurambaga bugamije kumenyekanisha inyandiko n'umurage bibitswe mu nshyinguranyandiko y'igihugu kugira ngo Abanyarwanda barusheho kwitabira kubikoresha. Dufite kandi ingamba yo gutanga amahugurwa ku bakozi bashinzwe imicungire y'inyandiko n'uwo murage hirya no hino mu nzego n'ibigo bya leta kugira ngo barusheho guha agaciro izo nyandiko n'umurage babitse kandi bashyira imbaraga
mu kubyitaho no kubibungabunga mu buryo buboneye, bityo amateka bibumbatiye atazimira. Ingamba yindi ari nayo ya nyuma ni ugushyiraho amabwiriza arebana n'imicungire y'izo nyandiko ndetse n'uwo murage, kandi hakabaho gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo.